kandi tubifuriza ibihe byiza nshuti bakundwa bacu kuri YouTube channel kubaho neza. Dukomeje kubifuriza kugira umwaka mwiza, umwaka wuzuyemo imigisha, umwaka wo gufata ingamba zo kwita ku buzima, kuko nta buzima bwiza umuntu afite nta niterambere ugeraho. Gusanga umwanya munini umuntu aba afite izo mareze ari kwa muganga n'amafaranga abonye akayatagaguriza mu mafaranga. Ubu rero uyu mwaka wa 2024 turabifuriza ko uba umwaka wo kwiyitaho, kwita ku muryango, ariko no kurushaho kwegera Imana, nabyo bituma umuntu arushaho kumera neza. Mu kiganiro cya none rero tukaba tugiye kugaruka ku ndwara y'igicuri. Turi kumwe na Bwana Gaspari Maburanturo. Abantu benshi rero bafite imyumvire itandukanye ku ndwara y'igicuri, ndetse gitangira no gufata umuntu usanga yari nk'umwana ababyeyi banyarukira mu binyarwanda bakamuvuza, hagati aho umwana akabarangirika, hagati aho ngaho imyaka igashira, kandi igicuri kivuwe hakiri kare neza umuntu arakira, by'umwihariko ku bana batoya. Gaspari rero akaba agiye kutubwira indwara y'igicuri ni indwara iteye gute, ni indwara iterwa n'iki, ni indwara yanduzwa n'iki, ni indwara isi ishobora gukira, ni indwara ifite imiti, n'ibindi mushobora kuba mwibaza kuri iyi ndwara. Ikindi nta tinda kugarukaho ni uburyo nyine umuntu ugaragaje ibimenyetso by'indwara y'igicuri, umuntu ugize krize y'indwara y'igicuri, uburyo afatwa. Araza kubigarukaho asoza. Reka tubanze tumuhe ijambo adusobanurire byimbitse kuri iyi ndwara. Umuryango ujya gutangira watangijwe n'abanyamuryango 31 bafite uburwayi bw'igicuri, ndetse bishyira hamwe kuko ubuvugizi bashaka kugira ngo bakorere bagenzi babo bari mu gihugu mu turere dutandukanye tw'igihugu, kubw'ubuvugizi bagira ngo babakorere ku bijyanye n'imenyekanisha ry'uburwayi bw'igicuri ku bantu bafite mu gihugu. Hanyuma rero buretse kumenyekanisha nyine ubwo burwayi bw'igicuri, abarwayi b'igicuri uyu munsi bahagaze gute muri sosiyete nyarwanda? Bafashwe bate? Hari ibibazo bihari? Uyu muryango ujya gutekerezwa watekerejwe kuri izo mpamvu nababwiraga. Watekerejwe hashingiwe ku bijyanye n'ihezwa ry'abafite uburwayi bw'igicuri urebye mu gihugu muri rusange, ndetse n'inshingano cyangwa icyo twakwita nk'intumbero z'umuryango cyari iryo kujyanye no kurwanya ihezwa ry'abantu bafite uburwayi bw'igicuri. Abatekereje umushinga baravuga bati reka twishyire hamwe, nitumara kwishyira hamwe dukorere ubuvugizi b'abantu kugira ngo baba barwaye cyangwa batari barwara bamenye uburwayi bw'igicuri, babusobanukirwe neza, bamenye ko ari indwara itandura idashobora kugira uwo yanduza, ndetse banamenyekanisha neza yuko umurwayi w'igicuri ashobora kugira icyo yafashwa, dore ko byagiye bigaragara yuko ahantu hose habonetse uburwayi bw'igicuri batangira kumuheza no kumuha akato. Ubwo rero uvuze utyo, nibuka ko mu muryango nyarwanda usanga umurwayi w'igicuri iyo agize krize mu buzima busanzwe yakora nta kibazo, ndetse hari n'igihe ashobora kumara imyaka ingahe abantu batazi ko afite icyo kibazo bitewe n'uko krize yamufasha atari mu kazi. Ariko iyo yagize ibyago krize ikamufatira nko mu kazi cyangwa ahandi hantu hari abantu benshi, ubona hawe akato. Ni ukubera iki? Impamvu nk'uko twatangiye tubivuga ni imyumvire. Ni imyumvire iri mu muryango nyarwanda, kubera ubumenyi buke abantu bafite ku burwayi bw'igicuri baba batarabize ngo bisobanukiwe. Bazi ko umurwayi w'igicuri cyangwa umuntu urwaye igicuri ari indwara ishobora kwandura ku muntu uyirwaye, cyane cyane bitewe n'ibimenyetso igaragaza, kuko abantu bafatwa bose barwaye igicuri bafatwa ari abantu bitura hasi. Mu kwitura se mu myumvire y'abanyarwanda bazi ko bafuza umurwayi agira, kuba bavuga yuko umurwayi w'igicuri yasuriye umuntu ashobora kuba yakirwara. Iyo myumvire ya kera yagiye ijya mu bantu, yagiye ituma abantu bahabwa akato, ku buryo n'ugize ikibazo cyo kwitura hasi abantu bamuhunga bakirukanka. Ariko nyine twagira ngo tubagaragaze yuko ari imyumvire abantu bafite, uburwayi bw'igicuri atari indwara yandura, uyirwaye adashobora kwanduza umuntu umwegereye. None se nko muri association mwakoze iki cyangwa murakora iki? Kuko wivugira guta abantu ntago basobanukiwe n'indwara y'igicuri, kugira ngo abanyarwanda nyine basobanukirwe n'indwara y'igicuri, bityo bafashe ushobora kugira krize. Ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bikorwa. Icyambere urumva abantu batangiye ari bake, batangira ari abantu 31 bishyize hamwe, ari abarwayi nyine, ari association y'abantu bishyize hamwe. Bamaze kwishyira hamwe bashaka stati, bashaka ubuzima gatozi. Bamaze kubona ubuzima gatozi bisaba kugira ngo begere bagenzi babo bari mu turere dutandukanye. mu turere dutandukanye kugeza uyu munsi wa none hari uturere 15
tumaze kuzengurukamo dufatanyije nabo, njye nk'umukozi dufatanya nabo, tumaze kuzenguruka mu turere 15 tw'igihugu hashyirwaho amasosiyasiyo y'abantu bafite uburwayi bw'igicuri. Akenshi bari abantu bakunda kuboneka kwa muganga kuko ariho bafatira imiti, ariho bakurikiranirwa. Abo bantu rero hagakorwa ubukangurambaga igihe baje gufata imiti rimwe mu kwezi, bakihuza, bamara kwihuza bakitoramo komite. Iyo komite ikaba igizwe n'abantu 3, perezida, visi perezida ndetse n'umwanditsi. Abo bakihuza bakaza ku rwego rw'igihugu, nabo bagize bamwe muri abo ngabo bari ku rwego rw'igihugu, ariko ikigambiro cyane ni kugira ngo ubwo bukangurambaga buhere kuri abo barwayi, ubwo babanje babisobanukirwe, niba bamara kubisobanukirwa batagere kugenda batanga ubuhamya aho bari mu giturage, kuko baba baramaze kwisobanukirwa neza, bagende batanga ubuhamya babimenyekanishe. Nk'ubu twagize uruhare kugira ngo natwe muze mu kiganiro tubasobanurire ko urwego rw'igicuri atari indwara igira ite, atari indwara yandura. Yego. Uyu munsi rero indwara y'igicuri hariho abantu batayimenya, cyangwa cyane ababyeyi ku bana babo, akabanza kumuvuza hirya no hino, akagira n'aho atekereza ko ari amarozi. Ubundi nk'umubyeyi udukurikiye, umwana we akaba yaratangiye kugaragaza ibimenyetso, yabibwirwa n'iki? Murakoze cyane. Ibijyanye n'uburwayi bw'igicuri ngira ngo mbisobanureho gato, kuko usibye n'ababyeyi n'abantu muri rusanzwe ntibazi igicuri ngo ni iki. Igicuri ni indwara ifata ku bwonko, ifata zimwe mu ngingo z'ubwonko, yamara kuzifata zikangirika. Nyuma ya kwangirika, ibimenyetso bikurikiraho abantu bakunda kubona cyane, abantu no kwitura hasi, bishobora gukurikirwa no kugagara, no kuzana urufuzi, nuko abantu bahekenye, nuko umuntu wituye hasi ashobora guhekenya ururimi. Biba byaturutse aho ngaho, byaturutse ko ubwonko bwamaze kwangirika, ariko bigaterwa n'iki cyane. Hari impamvu nyinshi zitera uburwayi bw'igicuri. Impamvu ya mbere, ubona yuko ari ababyeyi, umubyeyi atwite bagomba kwikurikirana, akipimisha inda inshuro enye. Amara kwipimisha inda inshuro enye bikamuha ko ajya kubyarira ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro. Hari abatera kujya ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro bakabyara abana bananiwe, ubwonko bukananirwa. Bwamara kunanirwa bukangirika, bwazakwangirika kuko umwana agenda akora gake gake akaba yagenda azamura ibimenyetso by'uburwayi bw'igicuri. Icya kabiri ni impanuka. Urashobora kugira impanuka akaba yakubita umutwe hasi. Yakubita umutwe hasi, ubwonko nabwo bukaba bwakwangirika. Bwamara kwangirika, zangirangingo z'ubwonko zikangirika, zamara kwangirika, umuntu akaba yazaza mu burwayi bw'igicuri. Icya gatatu ni ibibyimba. Urashobora kugira ibibyimba mu bwonko. Ibyo bibyimba byamuteye cyangwa byamufashe mu bwonko, bikaba byamutera, bikaba nyuma yaho byazamutera yuko ubwonko bwe, igice kimwe cy'ubwonko gishobora kwangirika. Ikindi cya nyuma ni ikijyanye n'uruhererekane rwo mu miryango. Muri izi ndwara z'igicuri cyangwa izi ndwara mubona yuko ari indwara, bavuga ko ari indwara zitandura, umuvuduko w'amaraso, za diyabete, za sima, n'igicuri kiri muri izo ngizo. Hari ubwo umwe mu muryango we yarigeze kukirwara, mu bantu bazamukomokaho hakazaba hafatwamo nk'umwe muri abo ngabo. Ntigifata abantu bose muri rusange, gishobora gufata umwe muntu bijyanye n'uruhererekane rw'iki rwo mu miryango. Izo ni zimwe mu mpamvu rero. Kijyanye n'ababyeyi rero nk'uko babivugaga cyane cyane, ubukangurambaga bushingiye yuko ababyeyi bagomba kwipimisha inda hakiri kare, bakipimisha inda inshuro enye. Cyane cyane igikenewe cyane kugira ngo babyarire kwa muganga. Bagire kwa muganga hakiri kare, babyarire ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro, kugira ngo babyare abana bazima, batakurujwe ibyuma cyangwa batananiwe bitewe n'uko ababyeyi bagize bate, batinze mu rugo. Ibyo rimwe mu bigabanye kugira ngo umwana we yazafatwa n'indwara y'igicuri. Ubwo rero mise nibaza nti ibyo bimenyetso batubwiye birimo kwitura hasi, umuntu akagagara, akaza n'urufuzi, akarya ururimi, ibyo bimenyetso biba bimwe ku bantu bose? Ikindi nko ku mwana uvutse afite ibyago nyine byo kuba yazarwara iyo ndwara y'igicuri kubera uwo mubyeyi atashoboye kwipimisha kare, kubera wenda hari impanuka zimwe zagiye zibaho, ibimenyetso bitangira kugaragara ryari? Nk'umubyeyi udukurikiye ahise atekereza ati ubu ko numva ibyo bintu bari kuvuga ndi kubibona ku mwana wanjye, kuko hari igihe ushobora kubyitiranya n'izindi ndwara. Murakoze. Ayo nasubiye inyuma gatoya, hari ikindi ntari nkomojeho cyane. Hari indwara zimwe na zimwe umwana cyangwa umuntu mukuru ashobora kuba yararwara bikazamuviramo uburwayi bw'igicuri. Harimo ziriya ndwara za malariya y'igikatu, igera ku bwonko, igera ku bwonko, iri ishobora kwangiza ubwonko. Indwara zimwe na zimwe zifata abantu harimo nka za mugiga, indwara nka mugiga, harimo malariya, ariko malariya y'igikatu iyo ni imwe ishobora gufata umwana cyangwa umuntu mukuru, ikaba yagira ite, ikaba yazakwangiza ubwonko bitewe nuko kuyivura byatinze ubwonko bukangirika. Iya kabiri ni mugiga, nayo ni indwara ifata umwana cyangwa umuntu mukuru, ikaba yazagera nyuma yaho ku bwonko yamaze kugera ku rwego rwo hejuru. Subiye rero ku cyo mwari mumbajije kijyanye no kumenya ngo umubyeyi yazabimenya ate cyangwa byazagenda bite. Nyuma y'uko umubyeyi amaze kubyara, akenshi bikunda kugaragara
ibimenyetso bimwe ababyeyi bagomba gutekereza niba atangiye kubona umwana yatangiye kugaragaza uburwayi bw'igicuri, hari ibyo agomba gutangira gutekerezaho. Icya mbere, abana bavutse bananiwe mubona ko akenshi kwa muganga ababyeyi bavuga ko babashyira mu byuma. Barabona bashyira mu byuma, abenshi, yego si bose, abenshi baba bananiwe. Uwo mwana akenshi yavuye mu byuma, umubyeyi akamutana akamujyana mu rugo, amujyana mu rugo ari uruhinja bisanzwe, abona ari umwana wavutse nk'abandi koko yavutse nk'abandi, ariko kubera yuko ubwonko bwamaze kwangirika kandi umubyeyi ibyo we ntaba yabibonye, uko umwana akora ibyo agomba kuzajya areba rero. Umwana agomba kureba yuko imikurire y'umwana igomba kugenda nk'uko abandi bana, niba hari abo yasanzwe afite cyangwa abo batonye yari umwana wa mbere yarabyaye, agomba kuzajya areba. Umwana agomba kugera igihe akazicara, reka mpera inyuma, niba aryamye akajya yihindukiza, akazabyuka akicara. Nyuma yo kwicara umwana akazagira igihe cyo kuvuga, akazagira igihe cyo kugenda. Ntabwo rero navuga ngo bizamufata ryari cyangwa bigenda, biterwa n'uburyo ubwonko bwagiye bwangirika. Ariko cyane cyane ibimenyetso agomba gucunga cyane n'iki, nibyo bijyanye no kugagara k'umwana. Ugasanga umwana nta ndwara yari afite, nta muriro yagize, nta marira yari arwaye, nta n'indwara yari agize, ukabona umwana arifashe aragagaye. Cyangwa umwana azanye urufuzi, igihe icyo ari cyo cyose ashobora kubigira akiri muto, akiri uruhinja. Umubyeyi aba agomba kubicunga amezi 2, 3, 4, 5. Ariko kumenya yuko umwana arwaye igicuri, ubushakashatsi bugaragaza yuko byibura umwana cyangwa umuntu mukuru agomba kuba yaragize byibura kirize zirenze 2. Umubyeyi agacunga, ashobora kuba yagagaye ari by'igihe gito, wenda umwana yagize nk'umuriro. Niba nta muriro yagize akabona umwana aragagaye gutyo bisanzwe, nta muriro yagize, nta kindi kimenyetso yagize, aba agomba kubicunga. Byaba rimwe byaba kabiri, agatekereza uburyo yabyaye wa mwana, ahubwo agahita yihutira kujya ku kigo nderabuzima kugira ngo batangire bamusuzume, batangire bamuvure hakiri kare. Ubwo mise nibaza ni iyo umuntu amaze kugaragaza ko nyine afite ubwo burwayi bw'igicuri, mise nibaza ntese nta buryo bwakorwa kugira ngo umuntu amaze gukura, amaze kumenyera, krize zigabanuka, ugabanye krize nibishoboka zinacike burundu cyane. Cyo muvuga ni ukuri rwose. Indwara y'igicuri ni indwara ivurwa igakira iyo umuntu ayivuje hakiri kare. Ubwo kwivuza hakiri kare no gucungana na bya bimenyetso. Kuvuga ngo niba ari umubyeyi akamenya kujyana umwana kwa muganga hakiri kare, niba uri mukuru ugize impanuka ukamenya kwivuza hakiri kare kandi ukivuza neza, cyangwa wagira kimwe muri bya bimenyetso ukihutira kujya kwa muganga. Ubwo rero ubujyanama bushingiye ko nk'uko mwabivugaga, ugaragaje kimwe mu bimenyetso by'uburwayi bw'igicuri, yaba umwana cyangwa yaba umuntu mukuru, ikintu cya mbere agomba kwihutira no gutangira kwivuza hakiri kare. Kwivuza hakiri kare bijyanye n'ikirero, abaganga nabo bagenda bakurikije ibizamini bafata, bakazavuga bati uyu muntu afite uburwayi bw'igicuri. Iyo rero bamaze kubigena cyangwa bamaze kukubwira ko ufite uburwayi bw'igicuri, ni ugutangira imiti igihe, ibyo bigenwa n'abaganga nayo bagiyeho hakiri kare. Icya kabiri ni ugufata imiti baguha ukayifata uko babikubwiye, niba ari mu gitondo na nimugoroba cyangwa ari mu gitondo ukayifata udasiba. Ikindi ni ukwirinda guhagarika imiti, kuko bimwe mu bitera krize nk'uko mwarimu bivuze, harimo ibyo bintu bigeze nko kuri 3. Icya mbere ni ukudafata imiti, kuko muri ya myumvire, nk'uko nsubiye inyuma gatoya, mu myumvire y'umuryango nyarwanda bagiye bavuga yuko uburwayi bw'igicuri buterwa n'amarozi, buterwa n'amashitani, buterwa n'imyuka mibi. Iyo myumvire yagiye mu bantu rero gutyo, abona umwana agize uburwayi nk'ubwo ngubwo, atangiye kugagara, atangiye kuzana urufuzi, atangiye kwitura hasi, bagatangira kujya mu bapfumu n'umuntu w'abarozi. Ariko yamaze kumva ibimenyetso neza uko biteye kuri uburwayi bw'igicuri, niba ari umwana cyangwa umuntu mukuru, agomba gutangirira imiti ku gihe. Ikindi akayifatira igihe, isaha bamubwiye, kandi ntasibe. Ikindi imiti y'igicuri, igihe umuganga atarayigukuraho, ushobora kuyifata n'ubuzima bwawe bwose. Ataraguhagarika ugomba kuyifata igihe cyose kugeza muganga azakubwira ati yihagarike. Atakubwira kuyihagarika ukawayifata ubuzima bwawe bwose. Kimwe muri ibyo guhagarika, kimwe muri ibyo ngibyo rero nicyo gituma abantu bitura hasi bakagwa cyangwa bakagira za krize. Bivuga ngo uburwayi bw'igicuri rero buratandukanye ku bantu, hari ushobora kuba afite ubukomeye, ubworoheje. Ibyo uvuga nibyo, ariko cyane cyane biterwa n'igihe umuntu yatangiye kwivuriza. Umuntu utangiye kwivuza bitinze, urumva ko ubwonko bwangirika bugenda bwangirika gahoro gahoro. Ashobora gutangira kwivuza rero nk'uko twavuga ya myumvire abantu bari basanganywe ya gakondo, agatangira kwivuza byaramaze kurengerana, ku buryo bimusaba kuba yafata imiti ubuzima bwe bwose. Undi abimenye hakiri kare akaba yatangira imiti, krize zikagabanyuka, ndetse abaganga bazabona yuko ari ngombwa umwana cyangwa umuntu mukuru imiti bakagira bate, bakaba bayihagarika. Yego. Ubwo rero mise nibaza ntese umuntu ni ngombwa ngo agire biriya bimenyetso byose batubwiraga
ku buryo umuntu avuga ati jyewe uwanjye rwose ntagagara nta nubwo yikubita hasi wenda ni ngombwa ngo biriya bimenyetso byose bibe bisa kugira ngo umuntu avuga ati ni umurwayi w'igicuri. oya ntabwo ari ngombwa kugira ngo ube ubifite byose. urumva niba ubwonko bwangiritse biterwa n'urwego bagita dogere cyangwa urwego rwamaze kwangirikaho. hari abagira ibimenyetso bimwe cyangwa ntibagire ibindi. bishobora gutangira umuntu atangira yibagirwa, nyuma yo kwibagirwa akaba yata ubwenge ariko ntagagare ntanituwe hasi. icyo ni kimwe mu bimenyetso. hakaba ushobora kubikomatanya byose, akaba yatangira abura ubwenge, acika intege, akagagara, akitura no hasi. bivuze ngo ni mu buryo bubiri rero. hari ushobora kubigira ntanagwe ntanagagare, akibagirwa, akajya ata ubwenge, akumva yacitse intege, akaba yanakwicara akituriza nyuma y'igihe runaka akongera akagaruka mu buzima. hari abo bizera babone bivuga byaba byatangiye kurengerana, bitangira bya bindi byiyongeraho n'ibintu bijyanye no kugagara no kwitura hasi no kuzana urufuzi no guhekenya ururimi. yego. hanyuma se mukurikije igihe asosiyasiyo imaze, kuko mwishyize hamwe abantu 30 na bangahe bagira ngo bamenyekanishe iyi ndwara, abantu bamenye ko ari indwara isanzwe nk'izindi rwose, hanyuma abantu bashobore gufashwa hakiri kare, n'ufite umwana n'umuntu mukuru agane kwa muganga. mubona nta kintu kirahinduka mu banyarwanda ku myumvire y'iyi ndwara? imyumvire igenda ihinduka kuko hariwe nasubiye inyuma gato. uyu muryango washinzwe ku bufatanye bw'umushinga bita Handicap International cyangwa Humanity and Inclusion. ushingwa rero umuryango niwe uratangiye usa nkaho ukora ibi bikorwa, ubimenyesha mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu. uwo mushinga rero cyangwa igice kimwe cy'uwo mushinga kirimo kirangira, nibwo basanze yuko abantu ba nyir'ubwite bagomba kumenyekanisha ibijyanye n'iyi ndwara n'ubukangurambaga. aho babitangirira mu turere tumwe na tumwe nk'uko nabibabwiye, cyane cyane mu turere tumwe tw'iburengerazuba, ubona yuko imyumvire yagiye izamuka ku baturarwanda bamwe na bamwe, kandi n'ubu bukangurambaga buracyakomeje. ubu ngubu aho tugenda hose mu gihugu tugenda tubivuga, imirenge tugezemo, mu tugari aho tugeze, mu karere, umuryango wacu n'iki kintu ushinzwe ni ubukangurambaga, aho tugeze tukabibwira abantu, kandi abo tubibwiye tukabwira tuti ntibiba byihererane, ndetse tukabasigira na zimwe mu mfashanyigisho baheraho babwira n'abandi bantu. abo rero turi kugenda tubwira, abo banyamuryango bagenda babwira, nibo bagomba kuzajya bakora ubukangurambaga kugeza igihe igihugu cyose kizabimenya, bakamenya ko igicuri ari indwara nk'izindi. nubwo mwambwiye muti indwara y'igicuri ntabwo iterwa n'amarozi, ariko hari ababyeyi uyu munsi cyangwa se abanyarwanda muri rusange, nk'uko ushobora kugenda akavuga ati sinshobora kujya kubyara ntabanje guca ku muvuzi wa kinyarwanda ngo mvugutire utuntu nywa. hari abantu uyu munsi bavuga bati nubwo hari igicuri gishobora guterwa n'impanuka nk'izo watubwiye, atari ko hari igicuri giterwa n'amarozi, umuntu akaba yakuroga koko ukagira igicuri. ese ibyo bintu mwebwe mubivugaho iki? iyo nyine ni ya myumvire twavugaga abantu bagifite, kuko urebye ubumenyi ku ndwara y'igicuri butangiye kumenyekana vuba aha ngaha cyane, ariko ubushakashatsi nk'ubushakashatsi buheruka gukorwa muri za 2005 bwagaragaje yuko ku isi hari miliyoni zirenga 50 z'abantu bafite uburwayi bw'igicuri. ndetse ubwo bushakashatsi bwanagaragaje yuko 5% y'abanyarwanda bafite uburwayi bw'igicuri, kandi ubwo bushakashatsi bwabaye muri 2005. bivuze ngo n'abantu bafite uburwayi bw'igicuri bishingiye ku ki? bishingiye kuri ibyo nabwiraga bijyanye n'imyumvire, yuko umuntu utarasobanukirwa neza ngo yumve ikiganiro nk'iki ngiki, cyangwa agirwa na muntu umufitemo ubumenyi n'ubushobozi bimusobanurire neza byumve, agifite ya myumvire yo kumva yuko niba afite umwana akaba yatangiye kugagara, atangira gutegereza ati ubu ngubu ni amashitani, ni amarozi, ni imyuka mibi, reka tujye mu masengesho. ibyo bikabakururira ingaruka z'uko azajya kuvuza umwana atinze, akazamuvuza umwana yaramaze kurengerana, imiti azimaraho nk'igihe kirekire, kandi agombye kumuvuza hakiri kare kugira umwana abe yagira ate umwana abe yakira. tugana ku musozo, ese imiti yo irahari guhera ku kigo nderabuzima, kuko ubuvuzi bwacu bwubakitse ku buryo umuntu ahera ku kigo nderabuzima, ibitaro by'akarere akazamuka. ese imiti iraboneka ku buryo nta bantu bashobora gukenera imiti bakayibura, ugasanga uburwayi bwiyongereye? kugeza uyu munsi wa none leta yacu y'u Rwanda yakoze byiza cyane. izi ndwara mu muna zitandura zose nahoze mbabwira harimo n'igicuri, zifite imiti uhereye ku kigo nderabuzima, kandi ni imiti umuturarwanda wese wamaze kugira uburwayi ashobora gufata akoresheje ubwishingizi ubwo ari bwo bwose guhera kuri mitiweli. ikindi cyiza ni uko hafi y'ibigo nderabuzima, hafi ya byose
bifite abakozi babishinzwe bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe bagomba gufasha abo bantu mu bigo nderabuzima hafi ya byose bamaze kugezwamo. urumva abakozi barahari, imiti irahari, kandi umuturage imiti yayo yose yafata, ubwoko bwose bw'imiti yafata ashobora kubufata akoresheje ubwishingizi ubwo ari bwo bwose afite, uhereye kuri mituweli de sante akayishyura y'amafaranga 200, yamara kuyishyura imiti yakayitahana, ukwezi kwarangiye bitewe na gahunda muganga yamuhaye randevu yagiyemo, akagaruka kongera agafata indi kuri ya mafaranga ye 200. aho abantu yuko ngo kugira ngo agere ku bitaro by'akarere, imiti ku bitaro by'akarere irahari, gukomeza kugera ku rwego rw'igihugu. bivuze ngo nta mpungenge na zimwe ziheze ukorera umuntu yagombye kuvuga ngo yahera mu rugo, nta bushobozi afite, ntiyabasha kwivuza indwara zose, harimo n'izindi ndwara zitandura, ndetse harimo n'iy'igicuri. imiti guhera ku kigo nderabuzima imiti irahari kandi iraboneka, kuko abantu twavuze bose bangana batyo barenze 400, aho ubushakashatsi bwagaragazaga icyo gihe. imiti bayifatira ku kigo nderabuzima, abatifatiye ku kigo nderabuzima ifatira ku rwego rw'ibitaro. yego. tugana ku musozo rero, ubona hakorwa iki? ni inama cy'utanga, icyifuzo kugira ngo indwara y'igicuri twese nk'abanyarwanda dufatikanye mu kugira ngo nibinashoboka tuyirandure icike, kuko impamvu wavuze ni impamvu zishobora kwirindwa nibura nka 80%. yego, nta kindi. ubukangurambaga bushingiye ku bintu nka bitatu. icya mbere ni ukugira ubumenyi busanzwe nk'uko nguko tuba tubutangarije abanyarwanda muri rusange. ubumenyi rusange ku ndwara y'igicuri abantu bakaba babuzi bose bakabumenya, ndagira ngo ngende mbusubiremo gatoya cyane. ni ukumenya ko indwara y'igicuri atari indwara yandura nk'uko iyo myumvire yari isanzwe ihari. icya kabiri, nyuma yo kumenya uburwayi bw'igicuri, ni ukumenya yuko indwara y'igicuri mu bimenyetso ifite n'ibyigaragaza byose hari uburyo bwo kuyivuza buhari kandi bwashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na leta yacu y'ubumwe yuko kwivuza indwara y'igicuri, kugana ikigo nderabuzima, kugana ibitaro, hari abakozi, hari imiti ihagije. icya gatatu urimo gusorezaho ni ukumenya gufasha umurwayi w'igicuri. ntabwo twari twakigarutseho cyane. abantu baragwa, ariko si iyo baguye hakurikiraho iki? ubukangurambaga bushingiye kumenya ngo umurwayi w'igicuri niba yituye hasi biragenda bite. bikubiye mu ngingo nk'enye ngiye kugira ngo wenda mbasobanurire. iyo abiri umurwayi w'igicuri yituye hasi, abantu ntibagomba kwihinda ngo birukanye bamuhunge. umwegereye uri hafi ye cyangwa wamubonye uri hafi ye aba agomba kumufata akamuryamisha ku rubavu, si ukubika inda, si ukugarama, kuryamira ku rubavu. yaba afite umusego akaba yawumushyira ku mutwe, cyangwa undi mupira cyangwa ikindi kintu akakigira nk'umusego, akamuryamisha ku rubavu kugira ngo amacandwe n'abantu wituye hasi, amacandwe abashe gusohoka, umuntu ahumeke neza. icya kabiri, niba umuntu yituye hasi, niba afite ibintu bimufunze, afite karuvati, ibipesu, no kubifungura, imikandara kuyifungura kugira ngo umuntu abashe guhumeka neza. icya gatatu ni uko umurwayi niba avuye muri kirize bagomba kumuhumuriza, bakamubwira ibintu byari bimubayeho, ikindi bakamuherekeza kwa muganga. ikindi gikurikiyeho, hari ibintu batagomba gukora babonye umurwayi w'igicuri. hari abajya kumufasha ukabona bafite ubushake pe, ariko bakamufasha mu buryo butari bwo. nyuma y'uko umuntu ahantu hamaze kubona yuko yaguye hameze neza, nta bikoresho byamukomeretsa, ntari hafi y'amazi, ntari hafi y'umuriro, wamaze kumuryamisha, hari ibyo abantu bagomba kwirinda gukora. icya mbere, kuba wamushyira ikintu mu kanwa, kuko akenshi ubona ko bamwe na bamwe baragwa bagatangira guhekenya ururimi. hari uwo yavuga ati reka nshyire ikintu mu kanwa ntandukanye ururimi n'amenyo, ntabwo ari byiza. ashobora kumira cya kintu ukagera mu myanya y'ubuhumekero. icya kabiri batagomba gukora, ngo reka mushakire ikintu cyo kunywa. akenshi umuntu yituye ahantu hasi, abantu bavuga ati reka tumuzanire amazi, tumuzanire amata, tumuhereze. kubera uburyo aba aryamyemo, ushobora kumusuka amazi cyangwa amata cyangwa ji, bikanyura mu myanya y'ubuhumekero, ubwo bikaba byagira bite, bikaba byamutera ikibazo. icya gatatu, uwituye hasi akenshi musanga ko baba barashya imigeri, birabujijwe kumutsikamira. basha kugira ngo bamutsikamire, kubera ko abatera imigeri, nta kumutsikamira, ni ukumenya kuko yarameze, kuko kumutsikamira ni kutuma adahumeka neza. mureka yisanze, kubera ko krize ntabwo zimara, ntabwo krize iri bumare igihe kinini. ubwo navuga ku murwayi. ibindi rero by'ubukangurambaga nabisubiyemo. nyuma yo kumenya yuko imiti hari, abantu bivuza bakaba bafite abantu bagomba kubakurikirana, nyuma yo kumenya ko bagomba gufasha umurwayi w'igicuri, nyuma yo kumenya ibyirindwa kugira ngo nabonye umurwayi w'igicuri bamufashe. icyo nyuma n'ubukangurambaga rero yuko aho umuntu yituye hasi hose abantu bagomba kumutabara. icyo ni kimwe. icya kabiri, ni uko umuntu amenye ko umaze kumva ikiganiro nk'iki ngiki,
cyangwa yigeze kucyumva ahandi agomba gushishikariza mugenzi we wo baturanye, ndetse muri bya biganiro by'umugoroba w'ababyeyi bajye bagerageza babivugemo bati twamaze kumva ikiganiro igicuri si indwara yandura, niba ari umugoroba w'ababyeyi babiganiremo mu nteko z'abaturage ziba kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri mu kagari, ufite ubumenyi cyangwa uko abwumvise kuko nta bidasanzwe havuze ati numvise ikiganiro mu igicuri giteye gitya kitandura, ari indwara yakwirindwa, twafasha abarwayi b'igicuri, atangemo ikiganiro, inzego z'ibanze zidufashe mu bukangurambaga kugira ngo igicuri kimenyekane, nikimara kumenyekana kikamenyekana neza uburyo bwo kukirinda, uburyo kugira ngo dufashe umurwayi w'igicuri cyangwa kugira ngo dukore ubukangurambaga abantu bamenye igicuri bagisobanukirwe neza ku buryo uzafasha umuntu wese azamufasha ariko afite ubumenyi buhagije. Turamushimiye cyane rero Bwana Gaspari ku kiganiro cyiza duhaye, ku bisobanuro byiza duhaye, ku bumenyi dusangije tutari tuzi. By'umwihariko nanjye icyo ngiye kugarukaho na hangaha soreje, iyo umurwayi w'igicuri yarari mu kazi, akora se mu biro, umwarimu se, n'umuganga se, akora mu isoko se, aracuruza, akora akazi gatandukanye, ari mu myuga, akagira gutya akikubita hasi, mukabona azanye urufuzi, mukabona agize ibimenyetso bitandukanye, abantu bati ni mumuhunge, nyamuneka naza gusura umusuzi uratwanduza. Nyamuneka yadusobanuriye uko twabigenza, ku muntu umwiyegamiza ukamuryamisha ku rubavu, ntubike inda, ntumugaramisha ku rubavu, kandi ntugire ikintu umuha, kuko iyo kriza yirimo ukamuha amazi cyangwa ikindi kintu bishobora kunyura mu myenge y'ubuhumekero, noneho ukaba uramwishe kurushaho. Ubwo rero ndizera ko iki kiganiro kidufashije gufata ingamba zo kwita kuri aba bantu kugira ngo nabo bagire ejo heza hazaza. Mwakoze rero nshuti, reka ducumbikira aha naho ubutaha, ukomeze kugira ibihe byiza.